urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Ndabakiriye mu kiganiro cyacu dukunda cy'urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho ni ijambo ry'Imana ryandikwa n'umushumba Chris, rikaba risohoka buri kwezi ariko rikubiyemo inyigisho ya buri munsi. Amen. Uyu munsi rero umushumba akaba yaduteguriye indi nyigisho iri bukomeze kutwubaka. Aratubwira ati izina rya Yesu ikirango cyawe cy'ubutware. Turasoma umurongo wacu ufungura mu gitabo cya Yohana ibice 14, umurongo wa 13 haravuga ati kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Izina rya Yesu ntabwo ari igikoresho cy'idini, ni ikirango cyawe cy'ubutware. Rihagarariye icyo Yesu ari cyo kandi rigahagararira n'icyo yakoze. Iyo ukoresheje izina rye ni nk'aho Yesu ubwe yaba ari gusaba cyangwa ari gutegeka. Izina rye risumba andi mazina yose kandi ritegeka mu ijuru, mu isi no munsi y'isi. Abafilipi ibice 2:9 kugeza kuri 11 haravuga ati nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Haleluya. Iri ni ryo zina twahawe ngo ritubesheho. Umwami Yesu yaduhaye uburenganzira bwe imbere y'amategeko bwo gukoresha izina rye. Muri Mariko ibice 16 umurongo wa 14 kugeza kuri 18 yaravuze ati kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Bivuga ko iyo tuvuze mu izina rye abadayimoni barahunga, ubumuga burapfukama, ibitangaza birakoreka. Imbaraga ntabwo ziri mu buryo urangurura ijwi, ahubwo ziri muri bwa butware bw'iryo zina. Ntabwo bireba amarangamutima, bishingiye ku guhishurwa. Iyo uzi icyo uri cyo n'icyo iryo zina rihagarariye n'icyo wowe uhagarariye, uvuga ushize amanga, maze ibisubizo bigakurikira. Intumwa zarabisobanukiwe mu byakozwe n'intumwa ibice 3. Petero yabwiye umugabo wari umugaye kuva avutse ati mu izina rya Yesu w'i Nazareti haguruka maze ugende. Ako kanya imbaraga zaje mu maguru ye no mu bugombambari, arakira uwo mwanya. Ibiri mu byakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8. Izi ni imbaraga z'iryo zina zari mu bikorwa. Wahawe uburenganzira bwo gukoresha iryo zina. Rikoreshe uhindura ibihe, rikoreshe mu masengesho, rikoreshe wirukana ubwoba, tangaza kujya mu murongo no kunguka mu bukungu bwawe. Mu Bakolosayi ibice 3 umurongo wa 17 yaravuga ati kandi icyo muzasaba cyose n'ibyo muzakora mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'ubu. Mu yandi magambo, beshwaho kandi ukoresha imbaraga z'iryo zina. Ni ikimenyetso cy'ubutware, ikirango cyawe cyo kuganza. Gikoreshe uganze ibihe ucamo, wirindire mu magara mazima kandi ubungabunge ubuzima bunesha yaguhaye. Imana ishimwe cyane. Reka dufatanyirize hamwe iri sengesho. Ndasenga nawe usubiremo uti Data mwiza, ndagushimira ko wampaye ubutware budasubirwaho bwo gukoresha izina rya Yesu Kristo. Mbayeho
kandi nkorera mu butware bw'izina rye rikora kandi rinzanira ibisubizo ahantu hose. Nirukana abadayimoni, nkiza abarwayi, nkiza ababembe, nzura abapfuye kandi nganje ku byo ncamo mu izina rya Yesu. Amen, haleluya. Mu gucengera ijambo turasoma Abafilipi ibice 2 umurongo wa 9 kugeza kuri 11, ibyakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo wa 6 kugeza ku wa 8, na Mariko ibice 16 umurongo wa 17 kugeza ku wa 18. Murakoze mu mugisha nawe ubutaha. Oh, haleluya. Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye isengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu byakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ubu ubaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibaho umugisha nawe ubutaha.